ishimwe. Haleluya. Amina. 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 Muhanuzi we ushaka kuzaho n'urugamba rw'ibyo wahanuye. Bamenya we ushaka kuzaho n'urugamba rw'ibyo warose weretswe. Ariko wagombye kuba ufite igihamya cy'uko ari Imana mwavuganye mwakoranye. Kubitanga umugabo yaragira avuga Uwiteka we ahangana ashaka kujya kubona rero. Yego. Dore ibintu byazambye kandi niwe wambwiye ngo mvuge umwana uyu mwana wamvugaga ngo mwerekemereye umubyeyi uzi ko atazamureba mu busore atazamwe ikamba ry'ababyeyi ubu niko babishatse kuko Mana ariko Uwiteka abana na Elisa ngo yaraje yuwarara kuri uwo mwana mu kanya intumbi irashyuha umwana arazuka musohokana ari muzima izina ry'Imana rishimwe urugo rwapfushije rwashyingura izina ry'Imana yongera ku cyubahiro. Soje mbabwira ngo bamenya n'umuhanuzi mu by'ukuri mu murimo wari umwe kiretse imikoranire y'ukuntu muri Yesu Imana yamukoreshaga. Nabyo nabasaba n'iki ngiki mukomeze murwanye ikintu cyitwa ibiguzi n'impano kuko mubona ko iyi faze ndangirijeho iyi tapi ndangirijeho iragaragara yuko rwose warariye ibiguzi by'umuntu byakugora. Yego. Umenye ko umugore yapfushije umwana wahanuye wanikingirana mu nzu wabwira n'abazamu niba baharuti ntimukingure. Yego. Suni ibyiza nuko usubira kuwiteka kugira icyo nawe ariko nawe ntabyo witwa ko wariye. Twize kubibona ko birashoboka rwose wagendereye ahantu runaka Imana ishobora gukoresha uwo muntu akazafunga impano yaba nk'intwera ufite ubukwe cyaba ikintu agutuye akaza yikoreye ikaza ya fanta n'umuceri n'ibishyimbo ariko utarabisabye umunsi wahanuyeho. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino. Imana yacu Imana y'amahoro Imana y'umunezero ibanezeze kandi ibagirire neza. Twongeye kunezerwa rero ko tuje imbere yanyu kugira ngo tuganire kuri bya bibazo byinshi mwatubajije tuye dupikingamo kamwe hanyuma tukabiganiraho. Rero twongeye kugirirwa neza ari ibintu tuyatumenyera kwakira umushumba wacu Pastor Zigirinshuti Michel. Muramukunda turabizi natwe turamukunda niyo mpamvu kenshi muzayamubona turi kumwe. Rero uyu munsi tugiye kuganira nawe nanone hanyuma mbere ya byose turabantu tugasenga Imana yacu. Data mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye yuko uri byose kuri twe niwe mahoro yacu niwo munezero wacu iyo tugufite mwami tuba turi amahoro iyo dufashe urugendo turi kumwe watwemereye turanezerwa cyane kandi tugasoza neza. Rero uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe mwami ngwino utuganirize ngwino uvugane natwe umushumba abumbura kanwa umukoresha Imana kuko ari isezerano mwakoranye nawe yuko mwama azakwitaba nawe ukamukoresha. Rero turasenze kugira ngo abadukurikiye bose baho umugisha ubagirire neza abakomeza gukora subscribe abakomeza gusharinga ibyo byose baba bakora mwami wanje baho umugisha kuko no umurimo wawe baba barimo kwagura. Turagushimiye ko byumvise ni mu izina rya Yesu amen. Amen. Mushumba twongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha cyane kutwitaba. Iyo tubahamagaye hari impamvu zadukomeranye kugira ngo muze tuganire. hari aho tugera bikadukomerana twavuga ngo reka twiyambaza abakuru abatubanzirije hanyuma baze tuganire. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha kuko mutajya murambirwa kutwitaba. Hanyuma hari ijambo nabajijwe mushu nifuza yuko tuganira umunsi wa none. Umuntu yarambajije ngo nzakubaze udufashe kubyumva ngo mbese urabona hariho abahanuzi bahozeho kandi n'ubu bariho. Arambaza atese abahanuzi ba none muri iki gihe turimo baba batandukaniye hehe n'abamenya ba kera? Abo babamenya ba kera ari abahanuzi ba none ese ni bamwe ese inshingano zabo ni zimwe cyangwa ziratandukanye? N'iryo jambo ryonyine mushu Imana ibaho umugisha. Reka dusome Yesaya 30 umurongo wa 10 twumve icyo havuga. Tugire icyo tubivugaho. Yesaya 30 umurongo wa 10. Umurongo wa 10.
haravuga ngo babwira bamenya bati nimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati nimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma. akantu ushaka kurebaho, babwiye bamenya ngo iki, nibakarora bamenye rero aho atari kumwe n'umuhanuzi, nubwo bose inshingano yo guhanura, bamenye ahanura ibyo areba, umuhanuzi agahanura ibyo yumvise. naho kunyine gusa mu gifaransa bamenye bamwita lovuwaya, ureba nibyo se ubona babwira bamenya bati nimurebe, muri make bahanura bahumirije wakada woya so kureba murya ahubwo ntimugire icyo ndeba se mu buryo bwa viziyo. Gusa umuntu wakubuza kugira viziyo. Mvyo bavugaga hariya Abisiraheli babwiye bamenye bati ni nko kuvuga ngo ijambo kuvumura rize kuvumbura kuvuma kasi yego kuvuma ntuka ntukagira urya ntugatunge ntukagwize iri mivumo. Yego Abisiraheli rero kubera kurambirwa no kudashaka kumva icyo Uwiteka bavugaho, yego bagize bati baba bamenya mwe nukuri no kongera kureba si gutya rero. Yego aho kandi ari nkagireho nange bahanuzi yego mukaduhanurire turabibiya uyu munsi kuko mukabije kutubwira ibintu bitera ubwoba, niba dushaka ibintu byoroheje ariko namwe kuko dutera panike. So nshaka gusobanura bamenya ijambo bamenye gusobanura umuhanuzi, ubundi bamenye n'umuhanuzi inshingano n'imwe, ariko hubwo inzira buri wese ahabwamo gukora icyo gikorwa, buri wese ahabwa ate icyo ari bujyane. Umuhanuzi yumva ijwi the voice rimubwira, yego bamenya akareba akarondora akarota akerekwa, twicaye nk'aha ngaha ati imbere yawe hari okay akamara kumvise yakwenda kumvise rero babamenya muzasanga hafi ya buri mwami wese Imana yashakaga uburyo imuha bamenya we wo kumurebera, wo kujya murebera. Muri iri jambo umwami arahuga, agira akazi kenshi, agira ibintu byinshi, nta mwanya yagira rero wo kugira gute wo kureba ibyo Uwiteka amuhaye, kandi cyane cyane ko ari n'impano y'Imana, si ugupfa kureba gusa, si uwo wese ureba. Niyo mpamvu usanga hafi y'abantu abami bose Imana irabahaga ubarebera. Yego Dufashe nk'urugero Samweli wa mbere igice cya 9 umurongo wa 9, hansomere twumve. Samweli wa mbere igice cya 9 umurongo wa 9, turabinyarukana turebe imirongo igenda dukusanya. Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange bamenya, kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya. Urakoze cyane nako ndashaka gusobanura rero. Kuri ubu witwa umuhanuzi icyo yitwaga bamenya. Nuko igihe cyashize hari igihe cyatambutse nta bahanuzi Imana irashyiraho bavuga bumvise, ubwo hakabaho gusa abo yereka. Yego cyumvise Samweli uyu nguyu ureba batubwiye aha ngaha, Samweli yamenye mbere yuko Sawuli ari buze. Aho kantu kitwa kumenya mbere, to know before, kantu kitwa kumenya mbere niko kamuhesha izina rya bamenya. Nshakira umurongo nako wa 11 waho ngo mu cyo gice wa 11 wa 18 wa 19. Bakizamuka mu mudugudu
bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma. yego Barababaza bati bamenya ariyo bamenya ariyo wa 18. yego ariko 12 hango ndibiri cyo bakobwa bamusubije. Yego 12 abakobwa bamusubije. Barabasubiza bati ariyo, dore ari imbere yanyaho, wihute koko uyu munsi ariho asohoye mu mudugudu. None ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo. Yego 18 akavuga ngo nuko Sawuli yegera Samweli mu irembo ry'umudugudu, aramubwira ati ndakwinginze nyoboraho inzu y'abamenya iherereye. 19. Sawuli aramusubiza ati erega nije bamenye. Mushobora akaganiro gatoya nshatse kugira ngo mbereke ko na Samweli yari bamenye. Yego sibyo noneho uyu ni Sawuli wari ugiye kumushaka cyagiye kizimira ry'indogobezi wabo sinanabitindaho. Noneho rero barafite ikibazo kibagoye cyo kwingamira zazimiye kandi bazibuze bacata ahantu harehare. Bahura n'abakobwa bagiye kuvoma. Yingo ko ntimwatumenyera hafi aha ahantu umuntu yakura bamenya. Dufite ikibazo kiremereye mu mitima dushaka rwose ko tumenya ibyayo. Yego wa muganiro nk'uko abo ngubo bavuga turamushaka ngo turebere. Iri jambo ryo kuturebera rero ni ijambo rikura ahubwo mu bantu baragusa. Yego abantu bari aha bato babyumve. Iri jambo ryitwa turebere ni ijambo rikura ahubwo mu bantu baraguza. Twaratuje ngo turebere mukambwe mukade cyecu muzehe turatuje ngo turebere. Birababaje ko uyu murimo wo kuragura ubu noneho n'abato bawukora. Yego ubundi wari w'abakuru nk'uko no mu gihe cyo mwumvira ko igihe cya Yoweri hanura yavuze ko abakambwe bazarota. Ibyo byo kureba turebere byari bibazwa abantu bakuru gusa. Turebere noneho iyi mirongo mbahaye yo kugira ngo abateze amatwi bumve ko bamenya ni titre yari iriho izwi ariko nta wabyihaga. Yego nta wabyihangiraga kuko abantu bihangira imirimo. Nta wabihimbaga ngo abishyireho abikodesheje inzu ashyira ahantu icyapa ku muhanda. Oya ahubwo uw'Imana yahaye kubikora bihaye yaramenyekanaga. Uyu muntu cyo bahereye ibuze kugira ngo n'aba bakobwa bavuye kuvoma bamenye ko bamenye ariho koko. Noneho basubiza Sawuli n'umugaragu we bati araho imbere ahubwo ku buryo bwose mugerageze mwihute mudasanga yinjiye mu rusengero kuko uyu munsi arinjira mu mirimo y'ibitambo yo gutunganya ibitambo mu rusengero gukanunga. Rero mwihute mushyire imbere aho bagereye rero uko Sawuli nawe ubwo ataramuzi nawe amubaza nk'umuyobozi. Mwatumenyera inzu y'abamenya hafi aha ngaha nkaterega n'igihe n'igihe ahubwo komeza uze tubane mu nzu y'Imana mu rusengero mu bintu ndi mu bihano by'ibitambo nibirangira turajyana iwanjye. Yego urare buke ejo nzakubwira ibiri mu mutima wawe byose. Ngo nzagusezera ngo ibiri mu mutima wawe byose kandi rero ibyo we mushaka byo ntuhagarike umutima zarabonetse kuva bamenya se abakamurambitsemo ku kajambo zarabonetse. Umva ko bibonye. None rero ikindi kigaragara nuko Samweli yari yabonye mbere ko Sawuli azaza. Abyumvise nimukurikira neza iyi mikorere y'abamenya murasanga rwose itandukaniye n'abaye Yesaya na Yeremiya. Bo bumvaga ijwi ariko ababo bararebaga. Samweli yarayabonye mwiyerekwa kwejo uyu nguyu azaza. Niyo magambo yamubwiye hepfo y'aho ngaho wa 20 ntabwo aho ngaho ahubwo jya hepfo kuri ya 22 Samweli ahera ko ajyana Sawuli n'umugaragu we
abinjiza mu nzu y'abashyitsi abicaza ku ntebe z'icyubahiro mu basangwa bari nka 30 maze Samweli abwira umunyagikari we ati zana umugabane naguhaye kubwira kuhisha nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyako byose abihereza Sawuli maze Samweli aravuga ati ngurwo uruhisho rwawe tereka imbere yawe urye kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nyirarika abantu umuntu uruhishirwa nuje babizi Sawuli we aziko ari ibintu mbese aziko yatunguranye urabona byonyine n'urugero ukoresha mushakisha anabaririza nawazi yemwe ko ntabamenya hafasha ngo muturangire inyama ko mukeneye rwose bati nahara haba ahubwo atambutse none aha agiye ku rusengero ubwo ni mwihute mudasanga yatangiye imirimo ya ritari y'uruhimbi amuhingukiraho abaragiye ngo mwikira ati ntiwandanye inzu y'abamiye ati ndigi ntabwo yarabizi Sawuli ntabyo yarazi rwose ntabyo yarazi ati ndige ahubwo nimwicare turangize imirimo yo mu rusengero kuko uyu munsi ntabwo mutaha urara mu rugo kuko icyo ushaka cyo cyarabonetse kuko impamvu yahisemo amucamo ku kantu cyashaka cyabonetse yaramuturishaga nuko yamubwiye ngo ararara Sawuli yibutse ko yagira ngo ahubwo babwire amakuru yabyo wenda batahe ayumbaza nyine ibyo kurarara ati iki umutima mwerega ndego ubushaka zarabonetse nuko uruhisho rubo kuyaje abizi kwihuse jya muri Samweli wa kabiri igitabo cya kabiri cya Samweli yego igice cya 15 umurongo wa 27 undebera twumve umwami abwira Sadoki umutambyi ati aho nuri bamenya subira mu murwa amahoro n'abahungu bawe bombi Ahimasi umwana wawe na Yonatani umwana wa Abiyatari dore nzategerereza ku byambu byo kwishyamba kugeza aho muzanumiriraho inkuru z'imamo urakoze n'ushobora cyo ngaho uwo ni umwami urimo kubaza uyu nguyu witwa Sadoki atari ko Sadoki ubu ntabwo uri bamenye aho nturi bamenye ukaba urimo unshakamo amakuru kandi ibyanjye wabirebye canga mutahe n'abahungu bawe mugende n'Yonatani mugende agiye zabategeza ku byambu aho ni muzaza munzanira amakuru y'iki y'impamo nko kumubwira ati ndabizi nubwo ntakubwira ikintu cyo nshaka kwigisha abantu bateze amatwi yego umuntu abagiye gushaka bamenya ntakishimire kuba ari uvuga yego wagiye gushaka bamenya ntiyagombye kuba ari we uvuga byinshi ajya cecekera imbere y'Imana n'abamenye uwo Uwiteka niba hari ibyo Uwiteka ashaka kumumenyesha abica muri bamenye yego wabyumvise arabica muri bamenye niyo mpamvu ati we taha Yonatani mwe na Abiyatari ndagiye ntegeza hano kubyambo hariya hepfo ikirundo uri kumugarukana ibintu by'impamo nsomera 24 ibice 24 umurongo wa 11 Dawudi yibambuye mu gitondo kwibambuza iki aricyo kubyuka ngira ukanguka ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gad bamenya wa Dawudi ati riti buretse kumva gatoya hari akantu ka exception kaba kaje cyangwa se exception kadasanzwe kwa Dawidi yibambuye gihe ki mu gitondo yego ijambo ry'Uwiteka rigira gute ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi yego ndashaka kumva kantu ubu noneho Gadi rero we
arajua role ebyiri arimo arakonera icyarimwe ni umuhanuzi kandi nabamenye kuko we n'ijambo araryumva umuhanuzi Gadi bamenye ijambo ry'ubutegetsi riramubonekera araribona kandi aranaryumva ku murongo kujya yamubwiye genda ubwire Dawudi uti uko ni ko Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibihano bitatu hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanije uwo munsi yamushyize imbere mugiga urupfu inkota n'iki byose donc mugiga inkota no kurimbuka n'inzara yo katsima n'inzara hanyuma Dawidi agiye gusubiza Dawidi nagakece cyane abwira Uwiteka ngo uzi ikintu bisemo data wa twese ariko urumva yatumye umuhanuzi Gadi yego genda ubwira Uwiteka ugutumye uti yahisemo kwibwira mu biganza byawe nese kimbo byo muhaye nta na kimwe ntabwo cyari kirimo rero amaze kuvuga gutyo Uwiteka ngiriga ko yasetse ngukunsetse gutya ufite se mu biganza byanjye yawe yahageze akaba gipfuye murekeze kuntu leta namwumvise ya mwana w'umuguru gusa yaranshoboye pe yarambashije urumva akyo nshaka kubibwira bambe nuko hangaha Gadi arabikora byombi kuko Gadi hangaha arumva kandi akagira ate akanabona ya tunyaruke tujye mu gitabo cya kabiri cy'ibyo kuba cy'iby'abami igice cya 17 abami kandi ba kabiri igice cya 17 umurongo wa 13 kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi mwitondere amategeko yanjye n'amateka mukurikije ibyo nategetse basogokuruza bose byose bategekesheje abagaragu banjye babahanuzi aha nshatse gukumvisha ko umuntu uravuze ngo kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda avugiye mu bahanuzi bose no muri babamenye bose nivuga ngo igihe cyarageze ubwo bw'Isirayeli bukumva bamenye agiye kuba ari we mwiza ubwo yivugira ibintu abonye gusa ariko umuhanuzi nawe iyo hanuye hari yashyira mu by'iterabwoba gakabye batangiye kubugamo Uwiteka avuga ati boneka ariko nkwireke kanjye mbakoresha bombi bamenya yerekwe umuhanuzi ugira ate yumve maze avuge bombi rero bajyaga bababwira igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 9:22 igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 9 umurongo wa 22 abo bose batoranirijwe kuba abakumirizi b'amarembo bari 212 kandi babarirwaga mu birorero byabo uko kuvuka kwabo kwari kuri mu birorero byabo nibo Dawudi na Samweli bamenye bashyizeho mu mirimo yabo itegetswe na Samweli bamenya bashyizeho mu mirimo yabo itegetswe ijambo nshaka nuko Bibiri ikomeje kwemeza ko Samweli yari iki yari bamenya noneho bamenya aha muhumve neza bamenya yafashije Dawidi gushyiraho abantu mu mirimo yabo yego bivuze ngo ikiriro n'uyu munsi wa none icyaduha Dawidi yego nk'umwami mutwara umuyobozi runaka akajya akora ibintu afashijwemo nande n'abamenye byatuma akora ibintu Uwiteka yemeye mwumva mukubita ku kantu
icyo gihe nubwo ubona abantu bari benshi baba mu birori byabo kandi uko bavuga kuvuga kwabo kuri uko gukurikirana kwabo kuri ariko mu gushyiraho Dawidi abashyiraho yafashwe nande na Samweli bamenye. Haleluya. Hari ikintu twagiraga mu myaka yatambutse myinshi 1980 kuzamuka na 6 na 7 8 yego twagiraga ikintu umushinga katugimbaza umushinga wo gusengera abakuru b'itorero hano kwimika abapastori noneho uwo mushinga bakawushyikiriza itorero abakristo bakaza rwose kurusengera gutangarizayo amara gutangarizayo itorero gafite umwanya wo gusenga tugafata igihe hakibura nk'umwaka hakibura ibiri abantu bagasenga mazimana ikabihishura we ikabihishura pe urumva icyo gihe umuyu kuva bishyizweho kandi umushinga dusengera twawubwiwe ngewe nk'umushumba kandi nitangiye urugero ngewe nk'umushumba nagomba gutanga iki twita mu cyongereza access kw'abantu bangeraho yego bangeraho uzagira icyo abwirwa n'Imana ndabafungururiye the doors open umuryango urakinguye mugerageze uzagira icyo abwirwa n'Imana ageza ndebe noneho bya bintu byose bigenda biva mu bareba haleluya mu bareba mu babona mu berekwa nibyo nashingiragaho nanjye nk'umushumba kabiripotinga twahuye mu masengesho yacu y'abakuru hejuru kabwa nyamara Uwiteka yaravuze Uwiteka arimo aravuga umuntu twabakurama Emmanuel Uwiteka arimo aravuga umuntu witwa Mugabo Rigira Gaspard Uwiteka yahishuye ku bantu runaka ibyo bintu byari byiza cyane uzi ko ibyo bintu byahishwaga gutyo naratangaye ntabwo abo bantu bamenya wagiswe ku gisozi bamenya w'inyarugenge mu Gakinjiro bamenya w'inyarutarama kuri RCS bahuriza ku muntu ngo bose kandi igitangaje ugasanga amazina bahawe sinay'abantu biwabo ngo bataze amarangamutima ubwo iryo zina narizamura nrigeje mu bashumba nka 30 wewe uture 30 n'urugero hanze tugasanga aho umuntu aburetse hehe mu Rutsiro. Oh my god. Erega hari n'utwatakaje ni mu byemerere hari n'utwatakaje byitwa kwiburwa n'Imana. Oh mana we uzatugarura ibyo bihe ngaho 21 aho mu ngoma za mbere 21 umurongo wa 9 Uwiteka abwira Gadi bamenya wa Dawudi ati genda ubwire Dawudi uti Uwiteka avuze ati ni cya kindi cya byago hano ko ngoma bifite uko byavuzwe no Musa mwere mbere bifite uko byavuzwe ariko hose natwereka ko Gadi niwe baye bamenya wande wa Dawidi ariko igitangaje nujya hirya mu gitabo cya kabiri cya Samweli mu gice cya 11 urasanga na Natani ako twahagiye twumva icyo bavuga tangahe igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11 11 turebe igice cya 11 kibamo inkuru za umurongo wa kangahe hero ku murongo wa mbere nta kibazo igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11 rero kuri wa mbere turebe sukute mu fuko 11 byo kandi byo Samweli wa kabiri yego ibice 11 yego nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga Dawudi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota Niraba ariko Dawudi we yisigariye Yerusalemu nako nshaka gatoya nugenda ujye ku gice cya 12 umurongo wa mbere twumve bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawudi ageze iwe aramubwira ati
habayeho abantu babiri umudugudu umwe yari umutunzi undi yari umukene. Izo nkuru rero dutangiye zirimo ziratangwa na Natani umuhanuzi utumwe kuri nde? Kuri Dawidi. Kandi twumvise ko Dawidi yagiraga bamenye witwa nde? Gadi. Kuki rero aho Dawidi amaze gukorera icyaha cy'ubusambanyi akigushijemo cyangwa akigwanyemo na muka Uriya Betsheba, kuki bigaragara ko Uwiteka ashatse umuhanuzi atabwiye Gadi kandi Gadi ahari areba? ariho ruzingiye rero si ikibazo cyo kumuca umutwe, ahubwo kubera ko bamenya wa Dawidi bimaze kugaragara bimenyerewe bizwi ko ari uwe. Yego ashobora kuba atangiye kuba bavyita corrompi mu gifaransa. Corrompi, être corrompi uzi cyari cyo? Être corrompi no kuganzwa, gushukwa n'ibiguzi. Amaze kushukwa no kuganzwa n'ibiguzi byande bya shebuja n'igitinyira mutinya nkuko wari uvuze. Yego aragira tunda bihera hehe, ariko Uwiteka nawe ukuntu ari mwiza abimuhisha, arabimuhisha ntiyabimwereka ngo abibone abamenya, ahubwo abibwira Natani. Yego ngo uruza bibwire Imana ni nziza cyane. Umva icya kabiri gikomeye ahangaha, Uwiteka aragira ati sinshaka ko message yanjye, donc ikintu atabicishije kuri bamenye, sinshaka ko message yanjye igera kuri Dawidi direct, izari pafu isasu cyangwa icyuma oya simbishaka rero n'umukozi wanjye zagumya mu rwazi musindagize. Yego kuko afite umutima, niwe nawe ufite umutima mwiza nkuko nshaka. Rero kubw'ibyo reka mu rwaze gutyo, reka ne kumutuma aho bamenya uvuga ngo nabonye gere nabibonye, urumva nabibonye akoza amanyanga kabisa umugore runaka. Oh my god, aho kanya direct bikanze nitumire Natani we, kandi ndamwuzuza ubwenge, ndamuha n'imvugo abivugemo. Habayeho haleluya umuntu w'umukire hakurya hariya mu mudugudu hariya bantu babiri, inka akagira imfizi, akagira amasekurume y'intama, intama akagira agira abashyitsi, hakaba n'umutindi w'umuturage pfu iriya ufite agatama kamwe. Yego aratanganya nyakubahwa, aho uwo mukire abonye abashyitsi yabuze kubazimanira kimwe mu byo atunze, yagushimuta akagatama k'awa mukene kabaga hari kamwe nyakubahwa, siko baranaga mu gitanda aho gatama nako kagiyaga manjwari nta kiraro, kandi wa wundi afite byose basangira ku meza naho gatama ke. Dawidi waragiye intama ntiyashyira agati impembero ngo bitse ko naragiye intama kanazikunda ko numva ntayo twasangiye. Intama ikarura mu gisorori ku meza narushe, nta ntama yari ku meza rwose. Uwo mutima ntabwo yari awufite. Rero Uwiteka yarabizi ko bamenya ari very weak to give, to send some message, ariko mu nzira iri muri ubwo buryo bujimije. Yego murumva ko bize. Yego washaka niyaharenga ubwo ngubwo gasoza nta kibazo gasoze. Natani yagize ku ntego ko message yaratambutse ayirangije kuvuga igitekerezo atari yanarangiza nkuko yakabaye. Dada ceceka rekera umwana wawe, rekera sinari ko ntabwo nzi ko ahantu ntwara hari umuntu warengana gutyo gica kabutindi agatinyuka aho gatamara katwaye sha atera gatwaye. Uwo mwana ndamushumbusha, ariko umwana nyirako amushumbusha mwere ariko kandi mbere ko mushumbusha uwo wabikoze, uwo mupagani mu munshakire kandi mumuzana ari mahiti. Yego ntagire hano agenda humeka. Yego ijambo ry'Imana rivuga ngo Natana wari amina, amen, ryajwi ryamuhaye uko ari butange message. Yego bibyiganira muri we. Yego nimubwira ngo message yagesha, mubwire ko ari we rwose wihaye. Hanyicira ibintu ma
ngaho gira icyo hanyuma se nyuma yaho niho gukomereza cyangwa nkomereza hese basi aho rero nyine ngo yego niho nkomereza ugiye kumubona ngo pya naba nawe wayuye bivuga nyosha ngeze ko nayuye ndeba nge ko nayuye ndeba nge ko nayayuriye none banze kumwe n'utuzi ngaho ngarura mu murongo shankwe ijwi mu byiganiramo yego nuko Natani uko yagatanze ya message aca umugana agira cyane yumvijwe muri mo gatumva komeza shahata aho ngaho rwose kandi ubu muri message yatambutse kandi umugabo yayumvise yahiye yasaye yanetse we noneho rero mubwira uwo muntu rero ni wowe mana we mana mucyo ko tugeze ahangaha muri buhite mubona yego akantu reka nkoroshye nubwo gukomeye murite mubona akantu ka difference kitandukaniro yego mu mikorere y'abamenye ureba yego n'umuhanuzi ubwirwa ni mugenzura murasanga ureba ameze nk'agarukira kuri ibyo ngibyo arebye gusa nabindi ariko wumva we ibyo yumva bishobora gukomeza n'uwiteka akamugira inama mubwira nuko abitanga kugira ngo muracyumva aho ngaho sawa ngaho tujye ku gice cya 25 aho nyine mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 25 umurongo wa 5 aravuga ngo iki abo bose bari abahungu ba Hemani bamenya w'umwami abo bose bari abahungu ba Hemani bamenya w'umwami mu magambo y'Imana wo gushyira hejuru ihembe Imana iha Hemani abahungu 14 n'abakobwa 3 komeza mu mbucya kurikiyeho abo bose batwarwaga na se bakaririmbira mu nzu y'Uwiteka babwira ibyuma bivuga na nebero n'inanga ngo bakore umurimo wo mu nzu y'Imana. Murakoze cyane. Mwumvise ko ngaho ari abaririmbyi ubwo ariko abaririmbyi bakomoka kuri Hemani wari bamenya. Yego. Bivuga ngo n'abaririmbyi nabo babaga bakeneye bamenya wo kubabwira ngo hari icyo mbonye kuri uyu murimo. Yego. Mukosora ibi nicyo mbahereye umurongo. Yego. Ndebera 26 umurongo wa 28. 26 umurongo wa 18. Kandi iparubari h'iburengerazuba babaga 4 ku rutindo na 2 ba iparubari. Uyu murongo wasuye sino guhaye. Wa 17. 28. Yego. Byari binyubiye. Kandi ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Buneri. Yego kandi ibyo Sawuli bamenya, ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Buneri mwene Neri na Yowabu mwene Seruya bashinganye. Umuntu wese washinganaga ikintu cyose bategekwaga yego na Sheromoti na Benesi. Nshatse kuvuga ahangaha, nshatse kuvugira ijambo rivuze ngo kandi ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Buneri mwene Neri na Yowabu mwene Seruya, aba bantu bose ritsina gusa bavuze bamenya Samweli gusa. Yego. Bivuga ngo buri zina ry'umuntu kabyizina bwite bongeragaho bamenya. Yego. Samweli bamenya ngo bimutandukanye na Samweli bandi bitaranwa nabo. Yego. Reka tuvuge ko byageragaho ngaho
bigahesha umuntu titre ku buryo yiyongera ku izina rye yitwa. Yego. Ariko iyo titre ntibanzira izina yitwa. Yego. Nkuko tuvuga Dr. Apostle, Musenyeri, Kanoni, Revera, Bishop runaka. Pastor zigira inshuti. Tuba dukwiye kuvuga zigira inshuti Michel. Ahubwo zigira inshuti bamenya. Zigira inshuti. Iriya zina, iriya titre yazaga hirya y'izina nitwa yabanzaga. Kugira ngo bamenye uwo bavuze uwo ari we. Zigira inshuti bavuze ni uwuhe. Yego. Ni zigira inshuti bamenya. Okay. Mwamudufasha cyane. Murakoze cyane. Ndashaka kwihuta ngo ndebe ko twabisoza nubwo bikiri byinshi. Igitabo cya mbere cyo izina ry'umuntu yitwa nitanze urugero z'inshuti ryarabanzaga hirya yaryo hakaza bamenya zigira inshuti bamenya kugira ngo zigira inshuti uyu nguyu abatandukanye n'abazigira inshuti bandi duhuje iki amazina bamenye ko zigira inshuti uvuzwe ari zigira inshuti wa wundi urora ubona werekwa. Yego. Igitabo cya mbere cyo ku ngoma 29. Noneho ni ngoma. Igitabo cya mbere cyo ku ngoma 29. Ndebera umurongo. Kandi ibyo umwami Dawudi yakoze, Yego. Ibyabanje n'ibyaherutse byanditswe mu magambo ya Samweli bamenye. Yego. No mu magambo y'umuhanuzi Natani. Urabyumva ngaho? No mu magambo ya Gadi. Kandi ibyo Dawidi yakoze ibyabanje n'ibyaherutse byose byanditswe hehe mu magambo ya Samweli bamenya no mu magambo yo muhanuzi Natani no mu magambo ya Gadi bamenya. Ndashaka kumva aho. Nigeze mbivuga kare mu mwanya batambutse ko Natani yari umuhanuzi akaza niba nagita kunganira simbizi kunganira Gadi bamenya kwande kwa Dawidi kuko batatambutsaga message in the same way mu buryo umwe cyangwa mu nzira imwe. Icyo kigatuma Uwiteka akenera ngo ko ari cyo nshaka kuvugana na Dawidi nk'umwami ndakivugana nawe nkoresheje ndi uyu munsi ndakoresha bamenya Gadi ndongo ndakoresha Gadi bamenya we cyangwa ndakoresha Natani umuhanuzi kuko message nshaka guha Dawidi uyu munsi ndashaka kwigenda yitwijwe umuhanuzi yumvise sinshaka kwigenda yitwa ibyo ndebye. Yego. Yego. Reka ngera ahantu havuga ngo Sawuli ajya gushaka gusoza. Sawuli ajya gushaka bamenya yego n'abamenya yashakaga Sawuli. Yego. Kuko yari amwiteguye we. Haleluya. Haleluya. Icyo uyu munsi wa none nicyo kirimo kubura mu bahanuzi n'abamenya bari none. Ubundi umuntu yagombye kujya gushaka bamenya n'abamenya mukeneye. Yego. N'icyo kintu cyo guhura cyo kubonana cyo gusanga wanshaka nanyo gushaka. Haleluya. Haleluya. Kizatuma ntabyo ngushakaho y'ibiguzi kuko nanjye ngukeneye. Uri jambo kuza kwawe uje ngukeneye. Ntibinsaba rero kukugurira ko ngukeneye ariko nawe unkeneye. Wowe unkeneye unzaniye message nk'abamenya wari watumwe. Gutanga message Imana yaguhaye yanjye birakuruhura umutima. Yego. Ko nanjye. Haleluya. Amen. Nari ngukeneye. Ukuri. Uri impamvu hazamo ibiguzi hakazamo amanyanga kugenda umuntu yigize ko ari ukenewe cyane. Ikimara cyumvise ngahimuka numva ari ngiye ukenewe cyane. I'm very very needed. Ndakenewe cyane. Oya nawe ushakwa ukumva yuko ari wowe kamara. Yuko ari wowe kamara. Nibundi bagomba kuza kuko ndabahanurira. Yego. Ariko mu by'ukuri ndashaka kumvisha ukuntu kujya kureba umuntu ngiye mvuge ko ngiye gushaka bamenya. Ntabwo ngiye kumushaka
nawe nshaka kuko hari ibyo yamenye byanjye ejo. Ahubwo yari afite ikibazo avuga ati mana iyi message ko nzongereje izagera kuri nyirayo gute? Vuga kuza kwanjye rero kuramuruhuye. Haleluya. Kubwiyo mpamvu rero yewe nawe ngiye bamenya nawe ushaka amakuru yo kuwiteka turi bamwe imbere y'Uwiteka. Duce bugufi guha ibyo nahawe ubyakira utahe ntaye. Haleluya. Ari ikintu nagenzuye inshuti zanjye wenda ngana ku musozo. Narasomye mfata Bibiliya zose izindi mbasha kuvuga, nsanga ka kantu umugaragu yamubwiye atari kwenye kubahwa ni Sawuli yabibwiye umugaragu ko uzi ko umuntu ugiye gushaka bamenya agomba kugira ikintu agenda yitwaje. None nkaba narebye mu mvumba yanjye ngo ni nko mu ikofu wenda y'ubu ngubu ngasanga nta kirimo ndabigenza gute? Umugaragu atari konge nareba mu yanjye basi ahubwo dutahira ko tutamubonye ngo nuko tudafite ituro ryo kumutura, nareba mu yanjye mvumba ko hari kirimo. Yego. Naragenzuye ibitabo byose sanga nta mwanya babonye wo gutanga ryatura. Bitewe n'ukuntu bageze nuko baciriwe. Impamvu impamvu batabonye umwanya wo gutanga bagezeyo, ukuntu bagezeyo n'ukuntu bakiriwe n'ukuntu bitaweho, kuko basanze bamenye bashaka nawe yarafite amakuru yabo. Bahugiye muri urwo abahirya bahababwira ibyo bahabwira aranabazimanira. Yego si umuntu ufite ubasha kuzimanura umushyitsi kuguru n'ibyako wamuha inota y'igihumbi wamuha 5 se nese kuguru kugura ngahe wanatinya kugira n'icyo ufata mu kugura ngahe se nese kanote ka 2 karagura inyanya niki iri gusanze zahiye. Urumva nta hantu nabonye na hamwe ryaturo ryatanzwe kubera iki? Ariko nabonye iyo umuhanuzi bamenye cyangwa umuhanuzi akaba natane bare bose iyo yabaga yarakiriye ikintu runaka cy'ituro uhita ubona byaramuteraga nk'ipfunwe. Yego byamuteraga iki? Ipfunwe imbere ya wa muntu yahaye message. Yego yahoranaga ikintu cy'ikimwaro cy'ipfunwe kumva ko ari ikiguzi se kuva kimeze nk'ikiguzi babyumvise ati birari yamaze kuyama sigarwa ko ibyo bintu ntunze se uni ipantaro mbariho nayiguze abakobwa ariko ibyo byariho kera mushu uretse se wumve none ubwo umbyibushyira nagira ati niyabahasha inzi banje ngiye kubera ikintu birivuga kandi ndagana ku musozo. Mu by'ukuri umuntu witwa Elisa muramuzi? Sibyo Elisa muramuzi? Umusimbura wande Elisa umushune mu kazi nawe muramuzi? Muramuzi? Yego. Wese hanuriye umwana muzagenzure muzasanga uretse amazimano banamuzimaniraga mbere. Yego bataranamenya ko ari umuhanuzi, kuko biritwereka yuko urwo rugo yajyaga ruraramo rugero rumubera nk'icumbi. Sibyo? None uwo mudamu w'umushune mu kazi azakubwira umugabo atari ko maze kubona kuyu mushyitsi urara unyuraha utunyuraho twamucumbikira umuntu wari w'Imana. Tware wanjye nyemerera tumeresha amatafari hano twirwa dusize ikindi kibanza hejuru hano turagashyira hejuru y'iyacu. Amen. Itumara kumushyirayo tumuha imfunguzo zako tumushyirireho byose, icyumba kibe bien équipé, gitanda, ibikoresho byose, termosi, agasipiriyeri, utuyiko komsa, dushe, akaesume byose. Noneho kuko urabona hari igihe aza tudahari ugasanga yarenganye, kandi rero ubonye ko nubwo yasanga tudahari ntajya gucumbika ahandi. Mbwira abatwumva aha ngaha ko ari cyo kibi cy'umuvuga butumwa ujarajara. Uvuga butumwa mu pastor uzerira ujarajara
umwana gusa abonye hose niryo kosa rye abyumvise ryo kosa rye noneho bamaze gukuza bamushyizemo umunsi umwe agaramyemo ngo yumva ko ngo hari ikintu akwiriye kuvuga kuri uyu mudamu yumvise ari ijwi abyumvise aramuhamagara arimubwira ashaka kwitara ahantu ushaka kugera amaze kubimubwira wa mugore atari ko ubeshye urashaka iki kubeshyira umuja wawe urashaka iki kubeshyira umuja wawe kajya kandi gushakira iki kumbeshya umugore yafashe ibintu Imana ivuze yigeranya na situation ye yego ko abayeho nuko yize ahubwo ubushaka iki kubeshyira umuja w'Imana agiye kwika nk'ibyo ngibyo ko niyizi urabyumva imyaka maze ko undi ati reka nkubwire madame mwaka utaha wa mwana aravuga ariko wa mwana ari umwana wongera gucuka wa mwana utangiye gutuma uti zana umwuko zana icyuma zana akakana arapfa iyo urebye amagambo uriya mugore yavuganye na Sawuli bambe na Elisa na Elisa amutumaho yego ajya no kumushaka kuko umuswa wabanje kujya kumureba iwe mu rugo uhitubona ko iyo Elisa yarariye ibiguzi bye byari kuba bikomeye umuriro wari kwaka hariya hantu umuriro wari kwaka warambeshye wariye ibyanjye kuko nuko anajyayo Gehazi yaramubwira ati igirayo kuko asanzwe wicaye ku birenge by'inkangaho va igera ntabwo boss bakajya bamwigira gutyo bamutera icyugaza Elisa ati sigaho nyegire kandi amuhire afite agahinda mu mutima kandi Imana yabimpishe ntiyabimbwira kuko ndashaka kuvuga tugasoza cyangwa urashaka kugasoza Imana yabimpishe ntiyabimbwira bivuga iki bamenya muhanuzi neza amatwi ndashaka kuguhugura nkumenyesha cyangwa nkubuza kuzajya ushaka kugumya kuvuga kandi hari ibyo guhisha yego yemwe aberekwa mwe ababona babamenya yemwe abumvijwe yuvuga ugarukira aho yagarukirije ivuga wikongeraho kandi rwose tinyuka ubyerure bibwira uwo muntu kuri imbere utumva aho yahamije kuki mwumva n'ibyo abahishe mwabivuga kuki mwumva n'ibyo mutahawe mwabitanga mubiterwa n'iki Elisa mukuru wanyu yaratinyutse aravuga ati ibyo yabimpishe ntiyabimbwira nuko uwo mugore amuri imbere kubiri ariho yicaye amera nk'umucyuriye mumbwira abaragiye mu biguzi amera nk'umucyuriye niko muntu wema ameze gutyo niko muntu wema mu by'ukuri ubushize ubwo wari mu rugo uhanura ibibera nakubwiye ngo iki subira mu magambo nakubwiye arimo arakana ubwo ararira n'ipfura biracika kandi ntago aravuga icyabaye ntago nakubwiye ngo waretse kubeshya umuja wawe ubuse ko wamanura uyu mwana nkaba nari mubonye ntangiye kumwishimira yaramaze kuba umwana uryoshye uryoheye uyizihiye none arakindutse kuri aya manywa y'ihangu ngaho niba woga niba utoga ca turashyingura ari uko ubanje kumureba umuhango wo gushyingura wari uko ubanje kumureba kuhagera uzi ko Elisa ngo uyohereje Gehazi yego Gehazi akaza akagera aho ngaho mu rugo akagera aho umwana ari yamubwira tugende ugereyo dore ngiyi inkoni yanjye urayimushyiraho uyirambike uyitambike byose nta kintu Gehazi atakoze hamwe no gukunda agaruka ubuzima agarutse aramubwira ati sinakubwiye ngo kugurushya Gehazi ntacyo navuganye nawe ntacyo nziringa nawe wica namwana arashyingurwa ari uko wageze bakozi b'Imana mwese tura mu nkirya mu z'amatwi ni gute uyu mudamu arimo kwensista agatsindagira ko uyu mwana ashyingurwa ari uko umuntu w'Imana ahageze mu mutima we ameze nk'ufite icyizere nka 70% cyuko hari uyu muntu ahageze
hari icyo yakwibutsa Uwiteka niba hari icyo bigeze kuvugana. Yego. Imana nishimwe. Haleluya. Amina. 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 Muhanuzi we ushaka kuzaho n'urugamba rw'ibyo wahanuye. Bamenya we ushaka kuzaho n'urugamba rw'ibyo warose weretswe. Ariko wagombye kuba ufite igihamya cy'uko ari Imana mwavuganye mwakoranye. Kubitanga umugabo yaragira atumva Uwiteka we ahangana ashaka kujya kubona rero. Yego. Dore ibintu byazambye kandi niwe mbwiye ngo mvuye umwana uyu mwana wamvugaga ngo mwerekimere uyu mubyeyi uzi ko atazamureba mu busore atazamwe ibikamba ry'ababyeyi ubu niko babishatse kuko Mana ariko Uwiteka abana na Elisa ngo yaraje yuwarara kuri uwo mwana mu kanya intumbi irashyuha umwana arazuka amusohokana ari muzima. Izina ry'Imana rishimwe. Urugo rwapfushije rwashyingura. Izina ry'Imana yongera icyubahiro. Soje mbabwira ngo bamenya n'umuhanuzi mu by'ukuri mu murimo wari umwe kiretse imikoranire y'ukuntu muri wese Imana yamukoreshaga. Nabyo nabasaba n'iki ngiki mukomeze murwanye ikintu cyitwa ibiguzi n'impano kuko mubona ko iyi faze ndangirijeho iyi tapi ndangirijeho iragaragara yuko rwose warariye ibiguzi by'umuntu byakugora. Yego. Umenye ko umugore yapfushije umwana wahanuye wanikingirana mu nzu wabwira n'abazamu niba baharuti ntimukingure. Yego. Suni ibyiza nuko usubira ku Uwiteka kugira icyo nawe ariko nawe ntabyo witwa ko wariye. Yego. Twize kubibona ko birashoboka rwose wagendereye ahantu runaka Imana ishobora gukoresha uwo muntu akazafunga impano yaba nk'intwererano ufite ubukwe cyaba ikintu agutuye akaza yikoreye ikaza ya fanta n'umuceri n'ibishyimbo ariko utarabisabye umunsi wahanuyeho. Yego. Nibyo ko sari harimo by'ukuri naho ubundi Uwiteka arabizi yuko umuntu ashobora kunezerwa yanezerwa akaza cyakora ku muntu. Yego. Bino byo kudahuza umunsi wo guhanwa no guhabwa ibihembo cyangwa gushimirwa runaka unabyisabiye ikiza kibirimo nuko nta pfunwe umukozi w'Imana. Yego. Imana ibamere umugisha. Amen. Izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Turabashimiye cyane mushumba nukuri turanyuzwe kandi turumvise n'abadukurikira nizere ko ariko nguko barimo bafashwa kandi turi bugene nk'uko Imana yaduhamagaye. Reka dusengere rero iri teraniro cyangwa se n'abadukurikiye kugira ngo bumve ijambo ry'Imana neza nk'uko Imana yibafashijemo. Murakoze. Imana Data wa twese nyiri umurimo nyiri itorero ndagushimira ko wabanye natwe ukiduhamagara na n'uyu munsi wa none. Ndagushimiye kandi ko wabanye natwe muri biganiro umugisha ijambo ryawe kandi uriherekeze rikomeze rigira umumaro mu izina rya Yesu Kristo rikomeze rigira imbaraga kandi abaryumvise ribahane ribahugure ribigishe kugira ngo abantu bagaragare bashyitse bafite ibikwiriye byose. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.